Kuri uyu wa gatatu tariki 11 Ukuboza 2019 abakobwa 27 babarizwa mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bahatanira ikamba rya Miss Career Africa 2019 batangiye umwiherero ari wo witwa boot camp mu Cyongereza w'iminsi 3. N'umwiherero uzasozwa ku ya 13 Ukuboza 2019 ari nabwo hazamenyekana umukobwa wambikwa ikamba rya Miss Career Africa. Ni mu birori bizabera muri Kigali Conference and Exhibition Village ahazwi nka Kankigali. Uyu mwiherero uri kubera ku mbuto z'amahoro ku nkengero z'ikiyaga cya Muhazi witegeye Imirambi aha bahazi nka Seed of Peace. Ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Ni urugendo rw'amasaha 2 ruturutse ku cyicaro cy'irushanwa rya Miss Career Africa mu Kagarama mu karere ka Kicukiro. Uko ari 27 b'abakobwa beretswe ibyumba bazararamo ndetse banasangira n'amafunguro. Bahawe kandi nimero zibaranga mu irushanwa. Biteganyijwe ko ku munsi wa kabiri w'umwiherero aba bakobwa bazahabwa amahugurwa ajyanye n'uko barushaho kunoza neza imishinga yabo batanze bagakorana na siporo rusange. Aba bakobwa kandi bazaba bari kumwe n'ababakurikiranira ubuzima bwabo umunsi ku wundi aribo bazwi nk'abatoza ndetse n'abandi. Abitabiriye umwiherero bavuga neza ururimi rw'Icyongereza n'Igifaransa nubwo Ikinyarwanda bivugwa ko ari giki. Buri wese ku maso ye agaragaza ko ari ukwiye kwambika ikamba. Bamwe mu bakobwa bahataniye ikamba rya Miss Career Africa bananyuze no mu yandi marushanwa ndetse banitwara neza. Nta kabura gashya rero kenshi muri aya marushanwa kuko ubwo bahagurukaga kuri uyu wa kabiri umwe muri aba bakobwa yaje guhinguka aho bari buhagurukire aje ku igare ndetse irindi gare rya kabiri ririho imizigo ye. Uyu yitwa Mahoro Mireille Shadi. Mu gihe abandi baje muri taxi voiture n'ubundi buryo bw'ubwikorezi butari nk'ubwe, we yahisemo kuza muri iri rushanwa ari ku igare. Yaje ku igare rimwe mu gihe irindi ryari ririho ivarisi ye n'isanduku irimo imbabura yakoze ikoreshwa n'imirasire y'izuba ndetse n'amashanyarazi bitewe n'uri kuyikoresha. Umunyonzi wamutwaye yasigaye inyuma ahita agenda mu gihe Mahoro we yakomezanyije n'undi wari ufite ivarisi irimo iyo mbabura ye. Uyu mukobwa w'imyaka 24 yiga Electrical Engineering mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Kicukiro rizwi nka IPRS. Ntabwo yigeze abasha kuvugana n'itangazamakuru ku mpamvu zatumye aza ku igare kuko amategeko y'irushanwa atemerera umukobwa kuvuga ibindi bihabanye n'imyirondoro ye cyangwa umushinga. Iri rushanwa riri guhuza abakobwa bo mu biyaga bigari ntabwo rizabera mu Rwanda gusa kuko rizakomereza mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika guhera ku ya 30 Ugushyingo 2019 kugera ku ya 30 Ukuboza 2019 aho rizabera muri Nigeria. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.